nyine bajya kugenda hari impamvu impamvu kuvuga numvishe ko kunsubiza umugabo bidashoboka sibyo ariko noneho mfasha umbabarire unyoherereza ibyanjye yazanye ubundi ibyo uvuze byo ni ukuri sibyo njye nabinyemera akambwira ngo nibyo nzavuga n'umuntu nkoresha ibyanjye ntabwo nibize naho byagirira cyaha bayi kazi bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kuwundi rakanizere ko mumeze neza mwese aho muri mu bihugu bigiye bitandukanye ndabasuhuje cyane nizere ko mukomeye ari abari mu Rwanda ndetse n'abari mu bindi bihugu ndashimira by'umwihariko wowe wakoze subscribe ugandika na comment ukana sharing ibiganiro byacu ndagushimira cyane nshimira mwese mutanga inama n'ibitekerezo ndetse n'izindi nyunganizi muri comment inama zanyu zifasha benshi mu buzima bwabo bwa buri munsi ndi kumwe uyu munsi na mama Uwase ndetse na Farida Fariko warakaye noneho kandi ntabwo narakaye meze neza kuri kundi kubona isura yahindutse ninde wakurakaje ninde wakurakaje ikirere kimeze nabi ikirere kihindutse nawe urahinduka nanjye ndahinduka windukana nacyo ma umeze ute ndaho buke wowe muri iyi minsi ni bukeya rwose byo muri iyi minsi ntago bimeze neza byahinduye isura ariko rero buriya hari igihe ibigeragezo ducamo iyo bimaze kuba byinshi hari igihe hari bw'Imana ibigiye kuzana ibisubizo hari igihe tumamara ari cyo tumara twishima rwose ijisho ryatukuye muri kamera we gwaye igituntu ikigeragezo si karande kizashira imitsi yareze Farida shamu ndeke ubu ndumva ntazi abaye iki muri iyi minsi abantu benshi bagiye bafite ibibazo bigiye binyuranye rero niyo mpamvu wa mugani umuntu no kubaza umuntu ngo umeze ute ngo wabaye iki nabyo kubyihora kuko abantu basigaye bagira ibibazo byinshi Farida rero naguhuje n'uyu mubyeyi noneho ibintu bimeze nabi sinzi nimba hari icyo uri budufashe gukemura uyu munsi ndakemura iki nanjye nabashe gukemura uburwayi nifite urabona ntarwaye urwaye iki nari ari gukora nk'umurwayi igituntu nicyo nyine nicyo urwaye yego bawe akanya ubaye iki nuko bigenze nyine mubyeyi rero Farida ngira ngo turi kumwe muri kano kanya Farida uyu mubyeyi afite ikibazo kandi noneho ntago ari ikibazo nka cya kindi cy'ubushe we mutubabarire nasubira mu nebeke mutubabarire cyangwa mbara udupfukamunwa oya uyu munsi afite ikibazo kirenze cyaki ndakora ndi gukorora we mumbwiza ukuri umva mwihangane udakorora nese kuki ukora hino ntako wari umaze akanya wicaye udakorora ni ukubera nyine hatangiye gukonja nose umuntu arwaye muri beka korora nimugoroba amasaha yageze nta kibazo urihangana uragikorora tukurindire nusoza tukongere dukore uyu mubyeyi afite ikibazo gikomeye uri kumva uyu mubyeyi afite ikibazo gikomeye kijyanye n'ubuzima bwe ndetse n'urugo rwe kandi icyo kibazo afite kukikubwira nuko hari uruhare ubifitemo reka arabikubwira uri kumva niyo mpamvu yifuje ko rero icyo kibazo tukiganira kugira ngo nawe nk'umubyeyi abashe kubona ubutabera cyangwa abashe kubona nawe impamvu cyangwa no kurenganurwa yego nibwo buryo turi kumwe kano kanya nagira ngo wowe nyir'ubwite mubwire icyo ashaka kumva se we nyir'ubwite akwibwirire sibyo ikibazo afite kandi gifite aho gihuriye nawe noneho nkawe mwese muri ababyeyi twese turi abamama nawe urashyira mu gaciro ku byo akubwiye niba ari ibyo koko nawe dufatanye gushaka umuti w'ikibazo kubera ko arakomerewe kandi araremerewe ntabwo ari bya bindi by'ubushize yaje avuga ngo atwaye umugabo wanjye oya ubu noneho hari ingaruka biri guteza ibyo bintu byose mama uyu munsi noneho Farida turi kumwe nagira ngo urumva ko ari kuvuga ko atabizi uko biri kose wamwibutsa wamwibutsa kuko wenda ashaka kuba atabyibuka ahubwo barambwira ibyo ntazi n'ibyaba ari ukuri ndamubwira n'ibyo atari ukuri ndamubwira murakoze kongera kumuzana Farida yego Farida ikintu nashakaga kumubaza ko umugabo yamutwaye nkaba narihanganye Farida nari mukeneye ni kuri Imana ibaha umugisha
Fari urabona ko ndi umubyeyi ukuze kandi nawe uri umubyeyi warabyaye urugo wararutunze uraruzi ukuntu ruvuna ariko nagira ngo ngusabe vuga cyane ngerejwe nagira ngo ngusabe umbabarire umfashe urabona ko ndi umuntu ukuze kuvuga ngo ndajya kurwanira umugabo nawe ndi umuntu w'umukecuru ungana uko nguko nkubyaye urumva ko ari ikibazo. None se ikibazo ni umugabo nyine ndaguha ubuhe bufasha gute niba ikibazo ari umugabo niba ikibazo ari umugabo ikibazo nimba ari umugabo ni ukuri nagira ngo nkubwire kuko na biriya navugaga ngo uzabyara umbajije biriya byari umujinya n'agahinda wari waneye ariko noneho ikiriho umugabo we mbona yuko narangije kumubura icyo nicyo nakubwiraga. iyo nyoherereze nyibike nanayisaba nijoro ni ukuvuga ngo icyo nshatse kumva cyo umugabo wawe yavuye mu rugo cyangwa se hari ibyo atari gukora nk'uko atabikoraga mbere kandi kumva nabi ntabwo uri kumva nabi ibyo ndi kukubwira ni ukuri nose muri ibyo kwamba bamva njye nakubwiraga hari ubwo tubana urabona ko uri umubyeyi sibyo mugenzi wanjye urabona ko nkuze ndanakubyaye nta n'impamvu yo kuvuga ngo urirwa unzana kuri za kamera turi kurwanira umugabo urumva ubwo rero na biriya nakubwiraga ngo uzabyara umbajije biriya byari nko kugukanga kugira ngo ndebe ko nsubize umugabo wanjye byatewe n'umujinya nanjye si njyewe kandi nawe byakubaho umuntu ujya gukora nk'ibyo wankoreye. none se reka ibyo uvuga birumvikana kandi buriya ikiriho kiravuga njyewe rwose rero buriya umubano ufitanye n'umugabo wawe urumva ndabivuga gute koko sinzi uburyo nabivugamo ariko dufitanye umubano ukomeye kuko kuvuga ngo nanone tugiye kuba umugabo n'umugore ngiye gutuma wenda hari ibisenyuka mu rugo kubera njyewe ujya iryo kosa n'ibyo ntakora ariko ntabwo umubano dufitanye twawureka sibyo bitewe n'igituma njye nawe duhura cyangwa tugahuza ahubwo wenda ngiye ikintu nagufasha ntamuganiriza cyangwa se kimwe nkazaguhamagara ukaza tukaganira turi batatu twumva nyine we icyifuzo afite kuko ngiye ndamutse nkubwiye gusinzi ngo we niko yabyakira kandi burya nimba wenda unatekereza ko anereta cyangwa dukundana cyangwa se tugiye kubyarana bibaye anarimo bari bwabona aho umugabo uhamugore yagize yategetse umugabo ahamwanga ngo ukora ibi ngibi ahubwo ni nacyo kiba buri umugabo agukunze umukoresha ibyo ushaka Fari oya kereka ubaye waramuroze nawe utamuramuroze nawe reka batekereza kuba gukunda ntabwo bivuze ngo mucisha uko mva ubutekereza aba ari umuntu mukuru utekereza abaje mu bintu azi neza ni uko amarangamutima ye wenda aba akujeho ariko niba bivuze ngo ubwenge bwe bwose n'ibiki byose bikujeho ku buryo wamuyobora uko mva ubutekereza oya kandi ariko mbona bimeze ubona ariko bimeze buriya rero uzi impamvu se ariko ubibona ni uko waba uzi ko ngiye kumubyarira kandi noneho uri kubyara nta kibazo ubu nashyize agapira hasi naremeye kubyara nta kibazo byari ari ikintu nagufasha mbona ni uko njye nazamubwira tugahora turi batatu tukumva icyo tubwira tumwe turi kumwe naho ngewe ubu ngubu ndamutse nkubwira ngo gutya naba ngiye gufatira umugabo umwanzuro kandi nta mugore ukwiye gufatira umwanzuro nta rukuru rusumba ngo rukuri izosi ntabwo namutegeka pe ariko nkawe mukibasha kuganira neza wakanamugira inama ukaganira ukanabimwumvisha nose ubundi reka nkubaze ibyo ndabyumva ni nabyo kandi ni nacyo bibereyeho hari ikindi kintu mugo cyahindutse cyangwa televiziyo mperuka kugura ntabwo yayizanye nimwabyumvikanye warayiguze televiziyo warayiguze se warayiguze umuha amafaranga ya Fari reka kumbeshya wayiguze n'umugabo nayiguranye n'umugabo televiziyo ntabwo wayiguze sina televiziyo gusa ibintu byose ikibazo cy'abagore ukuntu duteye kubera gufuha ntidutekereza kabiri njya ndakubwira ukuri kw'ibihano none se ndikubwira okay bitubwire byagenze gute njyewe umugabo yarambwiye ati mu rugo dufite ikibazo dukeneye kwimuka ntabwo n'umushamwe agashaka no kugurisha inzu turi kugurisha ibikoresho kuko nta nikeneye televiziyo yo mu kabari yari irimo nyine kari gato nahise nkajyana mu rugo
ukaba ari mpagumiza iyo ngiyo nyine naguranye n'umugabo w'uyu nguyu. bivuze ngo yayiguhaye muguze turayishyuye twaraguze ndamwishyura. byo rubizira ntabwo baguze Farida ari kubeshya. nose kucyumva ko ndi kukubeshya Farida maze bikubwiye bimbwiye cyangwa bikubwiye bimbajije kandi ari cyo kibazo mfite. mana yanjye. none se iby'intebe se byo intebe hari intebe icyo zo zaguzwe n'umuntu wahariye hafi ariko ntabwo ari zifite kandi intebe ziri iwawe ntabwo ziri iwanjye. njye yambwiye yuko mu kabari kawe yarakubeshye abakiriya bakunda amadiva. uzaze murebe n'iwanjye urebe intebe mfite. yabanje kuzana televiziyo ndamubwaniye se televiziyo wayishyize hehe. Farida televiziyo yarayikeneye kubera ko abakiriya be baba bakeneye kureba umupira. niyo mpamvu n'ubundi barawurebaga ahubwo ni uko kari agatelefone kari gatoya. bukeye bwaho apakiriya intebe gaze n'ibiki byose arikorera. mubaje nese ibindi byo byagiye ati bijya n'abakiriya bakeneye kwicara mu ntebe z'amadiva mu nzu kuko hanze bahashyira ziriya za parasitike n'ameza. rero mu nzu haba hakeneye n'intebe z'amadiva. gaze arambwira ati Farida gaze akeneye kuzajya ayitekaho. ni ukuvuga ngo muri make nta kintu mfite mu nzu Farida. ibintu byose ubwo ruva biri iwanjye. ni iwawe yabize. ese mba mu nzu ingana gute kurya ibyo bintu byaba birimo? uko biri kose wenda mu nzu bike. nini nyine si ubwo ngubwo uko biri kose uba mu nzu nini kuko ni byinshi. sinzi hano uri kumbwira ngo televiziyo none se wayiguze kandi atarigeze tubwize ni kuri ubwo intebe zo nazo ntabwo ari uzifite. intebe zaguzwe n'umuntu wo muri karitsiye ntabwo ari njyewe uzifite. ko umugabo noneho yaba afite indimi nyinshi. njyewe intebe yambwiye ko yabizaniye Farida. wazaje iwanjye ukareba ntuhazi ukajya mu nzu ukarebamo ko nta mbaraga mfite ngo nzagukubita ko ntacyo nzakugira. ikintu uzasanga iwanjye cyangwa iwawe gaze na televiziyo. njye icyo nagusabaga none se Fari ibyo ngibyo wabyakiriye akubwiye ko bimutse bari kugurisha bashaka kujya hanze. ngende igurira nyine ugiye kujya hanze. ariko Fari kujya hanze ni ukundariza abana hanze nanjye. kujya hanze si ugukurariza abana hanze. none se ngiye by'Uganda n'umugabo wawe ndabizi cyari byaza nkamubwira. kujya hanze muri Amerika niko yakubwiye ko bagiye. yaramye bagiye gutura muri Kenya. muri Kenya bari kugurisha. afata ibintu ngo n'inzu ngo agiye kugurisha. ahubwo yaba anafite amafaranga nayo nakayigura. ubwo bamaso sinjye nakubwiraga ko inzu nisohokamo bizaba birangiye. warabimbwiye urumva ko n'inzu ahubwo iyo nagira inama yawe kari kambayeho pe. urumva ko n'inzu nayo yagiye. iyo nagira inama yawe kari kambayeho. none se ko umugabo wawe wumva kubeshya niba ari Farida ubeshya niba ari umugabo simbizi ariko n'umugabo nawe ndumva ashobora kuba agira indemezi. Farida nawe ntabwo mbyizeye ko atari kubeshya. televiziyo ntabwo bayiguze. njye naramwibarije arambwira ngo Farida yarabikeneye. ni gute wagura televiziyo n'umuntu muri guteretana mukundana kwanza? arambwira ati Farida yarabikeneye nabimushyiriye. erega nta se nijya navuze ko turi guteretana. ni umukiriya wanjye mwitaho nk'umukiriya. w'imena none oya niba atari uw'imena umukiriya wese n'umukiriya abakiriya barangana. niba mbwiye ngo ngewe ngiye kujya hanze mfite ibikoresho mu rugo niba ufite ubushobozi waguramo ibyo ushoboye ibindi nkabigurisha ku ruhande cyo kanshakira n'abakiriya tugiye kujya muri Kenya n'abana na madamu. ntambwiye ko mwamaze no kubona n'ibiki byose by'ibyangombwa ngo mugiye kugenda. none se kugenda birahari muri Kenya hora ngahora. ahubwo ubwo bandi igihe hari cy'umugabo aramubeshya nanjye akaza kandi ubwo kugenda ni ukurara hanze n'abana nyine nk'uko nsohora no mu nzu n'ibintu birabimazemo. gahora no gusohora se navuga ngo nta mugabo nabana nawe mukarwa munseka murashoboye. uzajya wibanira n'abacaho n'abatambuka kuko nibyo kundana birangiye nta bintu byo kuvuga ngo tugiye kuzana ibintu byo kubana ko abantu bose usanga baba barimo bararira. njyeje abundi nivuganiye n'umugabo ambwira ibibazo afite ari umuntu w'umusaza. urumva ndeba n'ibyo mbona hanze abagore ahangaha baba bari kurira nk'uyu nguyu reba ukuntu angana sakuzi. njyewe ndi ntuzajya mu rugo nkishima muramenye ma. uzajya utora abo abari hafi aho witurire. ndabatora se ni ibintu batarangana. ko biri kose ko utazajya uba udafite umugabo wowe icyo udashaka ni umugabo mubana mu nzu. ariko wa wundi uza by'iminsi umwe ibiri nta kibazo. ari nabwo wahereye ku uyu mubyeyi. ntabwo namuhereyeho. se Fari utamuhereyeho wamfashije ukansubiza umugabo wanjye. nase ndamugusubiza ni ikaye ndi buzamubwira atakira ni biga cyane isafuriya mu akira.
kora ibyo bwavuye ukore mu mizi ukore na hehe nkoraho wakoze umutuma televiziyo na gaze uyu ngiye naraguze ariko nkuko abandi baguze ibindi ntabwo waguze fari araguze pe waraguze njye yarambwiye ko abimuzaniye none se ubwo niba asaka kubeshya waragira ngo wenge nawe dutemane twicane nicyo mbona ntacyo gutemana kiriho nta cyatuma mutemana icyatuma dutemana njye nagusabaga nk'umuntu mukuru nk'umuntu w'umubyeyi mbishoboye ibyo nabikora urumva ariko nanone niba wowe n'umugabo bamufitanye ibibazo mu rugo njye no mu bushize narabikubwiye ntabwo nzareka ikiduhuza ngo ni ukubera wowe urashaka inyungu zanjye kandi nanjye ndashaka izanjye uko niko buri wese ari kurwana ku bye buri muntu wese rero ararwana n'ubuzima bwe ufite abana nanjye ndacyari kubyara nese ikibazo kumemukiye ntabwo ari kuguhemukira abana banjye bakaba basigariye aho none ejo bundi nabonye wa undi mukuru ari kwirukanka mu muhanda afite imikori ku maguru nawe maze ugiye ati mama ntumye papa nawe maze basigaye bagutumana papa wawe mu kabari ahita ambwira ariko nyine papa wawe wiwe yari ari hariya mu rugo ariko atabizi mu rugo he ari ku kabari byari nko mu ma saa 9 hafi saa 8 ndambwira ati rero ngo nimurebe hano arahari ntiyamusaba abonye amuhereza amafaranga inote y'ibihumbi 5 yayimuhaye tumaze icyumweru tutayijya mutarya se bari abana wamaze abana icyumweru cyose batarya ibyo bintu bikavamo rega ushobora abantu benshi baba bazi ikibazo ufite kuko byarenze intera ntabwo bikiri ibintu bya hafi uzi ikintu gihari cyo kumureka sinamureka urumva ntabwo wamureka sinamureka ahubwo igihari njyewe wenda ariko ndike guharanira inyungu zanjye nyine nkore nk'umuntu ufite basi musangire dusangire ese uremera ko dusangira mu musangire oya dusangira nyine ibyo twe dukeneye musangira byose musangira umugabo n'ibyo afite nkeneye umukiriya uza akanteza imbere sibyo wowe uri kugira ngo urabyemera ko dusangira ibyo muri gusangira turi kubyumva umukiriya se ni mukiriya wenyine ugira ku buryo uri kuvuga ngo mumusangire keza nawe uracukumbura ibyo byose wagira wumvikanisha jya uvuga urambure uvuge utobore ni gute uri kubwira umubyeyi ngo musangire umubeshye ngo ni n'umukiriya ubusa abakiriya byose bose usangira n'abagore babo none se njye navuze bose ngo musobanure uti tumusangire muri ubu buryo usobanure neza tubyumve ibyo uri gusangira niba ari kumwabona imureke bizansaba kumwirukana muri business yanjye mbwa ati ntabwo mukeneye mu kabari kanjye kandi umwirukanye wahomba kandi mwirukanye icyo gihe nta kazi naba ndimo ndakora nk'uko bikwiriye kandi uyu nawe akeneye ya mafaranga azana mu kabari wanjye sibyo rero kubera ko nafite izo mbaraga zo kumureka angagende nyine acike mu kabari kanjye ko yajya no kunyura n'ahandi ahubwo Fazari njyewe nakora nk'umuhungu ati niba unywereye aya ngaya cyangwa se nkamubwira kwari n'ukuntu njya mubwira ati nguriza amafaranga yamara kuyamugahita guhamagara ati dore amaye yereka tuyagabane aranywera amaye nuko gusangira warushatse kuvuga nuko nari nshatse kuvuga Yesu uri kumva umugabo atakumva kumurusha nyine ako keza wamenye iby'abagore n'abagabo uzivanga mu by'abagore n'abagabo uzumirwa yego hanyuma se Fari nk'umuntu w'umubyeyi nk'uko ari kubikubwira wowe umufashije iki birumvikana ko umugabo umufite mu kiganza uramufite pe twanabyumvise ariko se amaherezo ni ayahe ko umufite akaba yarataye urugo akaba yarataye umugore usarya urumva uyu mugore si mubi akaba yaramutaye wowe wizeye iki ko wogera kitazagira akaguta nagenda azagende nk'abandi none se kamubwire urumva ukuvuga ngo rero kuba tuba turi kumwe ndabizi nta kintu namubwira ngo cyane ahubwo we nuko aza akambwira ngo ibintu mu rugo ni amahoro nanjye mvuga ko ari amahoro koko usibye ko n'ibyo bintu nabinze nanjye yambwiye ko ari ibyangure ntabwo yambwiye ko abikwiye kuko arabizi ntabwo nigeze njye we sinzi ibikoresho afite mu nzu nabizanye ari nko mu masaa 4 ambwira ko avuye mu gacinjiro kubigura nubwo nari mbeshye ngo narabiguze ntabyo naguze yego nibyo ariko ntabwo narinzi ko atita ku bana ubu se umutita ku bana njye wanjye napfa azamwitaho niyo mpamvu ngomba kubiba vuba nkareba icyo nzasarura wasoje se nasoje wumvise ibyo avuze na uko nimero kuri kuvuga ariko mise numva njye mvuze yuko nemeye yuko umugabo we tuba turi kumwe ikindi cya kabiri ndabizi ndamutse musabye ikintu amubwira ati gutya na gutya mu rugo ntiyampakanira ahubwo ikibazo nuko ambeshye kanyumvisha ko mu rugo bimeze neza
ntabwo nge nzi ko atita ku bana be kandi kuba umugabo yasambana hanze ni ibintu rwose byeze muri bisanzwe n'ibirasanzwe kandi njyewe nanjye nkeneye ikirengera umwana wanjye uri mu nda nkeneye n'ikizamufasha none se gukora ke iyo akanya umwana bizagenda bite ugomba gushaka umurera urumva ko akubwije ukuri ariko abiganirije kuri nta kintu mbesheho muri make ubundi mu ijambo rimwe mugiye gusangira umugabo ndumva yuko none hari kumbwiza ukuri ariko Farine nagusabaga nta kuntu wansubiza ibintu byanjye yasahura iwawe ukansubiza n'umugabo yarambwiye ngo yarabinguriye ntabwo yabikuguriye n'ibyanjye yasahuye mu nzu ubu ubwo nawe azabinsobanurira urumva rero azabinsobanurira urumva ko muri mwebwe harimo uwo yabeshye ubwo ni twese ahubwo urumva uko biri kose harimo uwo yabeshye njye ntabwo yari yambeshye kuko namubajije aho ibintu biri arangije arambwira ati ibintu nabishyiriye Farida urumva ko ngiye nta kintu yambeshyeho uyu rero yabwiye ko yagiye kubimugura mu gakinjiro wenda yagira ngo amwumvishe ko amushyiriye ibishyashya inzu yanjye ni vide noneho ikindi kibazo byaba bibabaje niyo mpamvu njye mbabwira ati rero buriya gushaka umugabo ni ibintu niyo wakitonda ukavuga ngo ugiye gushishoza ugiye kubana nawe niba ari icyorezo kiri mu bagabo niba ari icyorezo kiri mu kwisi cy'ubukene gituma abakobwa batabasha nyine gutekereza kabiri ntabwo umuntu azaza ngana ngiye nifite ibibazo by'amafaranga ngo mubwire ngo subirayo oya ngomba kumwakira bitewe na serivisi ashakaho nanjye bitewe n'icyo nshaka ugasanga ejo Imana iramanye ahubwo ngewe ikintu nakora nuko ntazongera gutuma abana baburara cyangwa bakabwirirwa kandi icyo nariye burya gukunda ibintu ugakunda byinshi birenzeho ntabwo bisawa bijya bigira ingaruka kurya haraburaje inzara nabyo ntabwo ari sawa ntabwo biba ari sawa pe urabyumva gute rero kubyumva ndumva nta kintu ikintu namusabaga ni icyuko kunsubiza umugabo bwo numva bidashoboka none se akambwira mubwiye ngo ntase ntaze nkamwica akajya ahandi ngo naba ndi mu nyungu kandi buri umugabo ajya kugenda hari impamvu icyo ndi kuvuga numvishe ko kunsubiza umugabo bidashoboka sibyo ariko noneho mfasha umbabarire unyoherereza ibyanjye yazanye ubundi ibyo uvuze byo ni ukuri sibyo njye nabinyemera akambwira ngo n'ibyaho nzabigwa n'umuntu nkoresha ibyanjye ntabwo nigize ntaho byagirira cyahari nahayo mafaranga nimba yaguhaye ukamenya ko n'abana banjye byibuze bari burare bariye tugomba kujya tuba bake baba basigaye umuntu yihanganira byose nta mugani kandi nta n'icyo uzaba yakuba nta cyo nzaba byo nta jewe reka umugabo sibyo ubundi hagati yanyu ikintu kiri kuhabera mu mugabo dukeneye kumva umugabo icyo avuga reka dusoze ambabwire ke wabonye iriya nkuru y'umumama wacishije umwana mu idirishya bakoze impanuka bari kuva nimba ari hehe umva abagore turi intwari cyo kuzamahana niyo mpamvu buriya ngewe ngo byagenze bite niba ngo ari intunga niba ari hehe bacishije umwana mu idirishya ry'imodoka ni imodoka kino kibisi nyine kinini kijyamo abantu bagiye kurangura muri Kongo nyine yahirimye se bamwe yaguye mu ntuze ni shyorongi nihe ntago ndi kuyibuka byanjagara ari imodoka nawe yahirimye nanjye ngo ariko ikintu nshimira Imana uriya mubyeyi nubwo yapfuye Imana izamufasha azajye mu ijuru nese umuntu yajugunye ntuze gute umwana yabibonye kuko agiye gukora impanuka kuko amango harimo n'abandi bantu bafite abana yeretswe se oya none se imodoka iri kugenda irimo ntiwabibona bari kwa kundi umutima nawe mwakubwira ati rokora umuntu ngaje afata umwana ngamucisha ngo mu idirishya amuterera hanze ko umwana yabayeho abandi bapfuye amana nyina yapfuye umugore mwiza cyane yo umwana yamutaye hanze imodoka igiye yamucishije mu idirishya bati arakanaga none mwumva atamutabaye abagore ntituri intwari ni nayo mpamvu ngomba kwiga kugira impuhwe kubera yuko uyu munsi urasegeje ukarira none niba ugize impuhwe rero ngo izo mpuhwe uri kumva wagize zigirira abana buye kandi nabikubwiye nyine ko ari ngomba kwiga kugira impuhwe niba akumuza zo ndazijyana nyine ugiye kubafasha iki kugira ngo abana baticwa n'inzara kandi batabasohora mu nzu kandi wumvise ko umugabo we wanumvise ko umugabo we yakubwiye ko agiye kugurisha iriya nzu Mana yanjye nuko nyine
ngiye ngomba kujya mfasha abana bakarya. Ndi kukubaza mbwira we uri he ndi kukubaza niba wagize impuhwe z'uwo mubyeyi witangiye umwana we wowe ugize izihe impuhwe ku bana buyi kugira ngo batazaburara cyane ko ufite n'amakuru ku mugabo we azagurisha uburyo nguyu arimo ararwana kugira abana be barye. Yego Nanjye ndi kurwana kugira abanjye cyangwa n'ugiye kuvuka nawe arye. Rero nta mpamvu rimwe yo kwikubira. Rero mpamvu navuze ngo singomba gukurikira inyungu nyinshi ushobora kuzikurikira ejo ugapfa n'ubundi byo yakurikiye atari wowe ubiri. aba nyine urabafasha iki sigira ikintu ndi bubafashe nuko batazongera kubwirwa cyangwa bakaburara. ugiye urakora iki uzajya baha amafaranga urabavugira kuri se ndabwira papa wabo kandi nawe ntayafite nayo nzanyatanga nimba nyafite. Umutima ndawugira pe. Farid uramwizera wazizera ibikorwa we nashaka kumwizera byihorera azizera ibikorwa nzizera ibyo azankorera. ariko ibaze kuba ufite umugabo ufite n'urugo ukajya guca ku muntu kugira ngo umugabo agutungire abana. Kumva ko ari ikibazo gikomeye bibaho. Ariko Farida nawe kubera ko ambwiye ngo azajya abwira umugabo ahereza abana iposho nabyo ndumva ari byiza yabangiriye neza. Nuko ntabwo nzi ko bimeze gutyo njyewe pe. Farida ubusiga uri ikiraro gihuza abana na se. Nose Agomba kubahuza. Akadudu kandi wasanga uhuye. Kadodo kawe karabya bagira amagambo. Uwo ni wewe ubundi uwo ni wowe. Rero mwabantu mwe jewe ikintu nabwiye ndashaka ko dusoza kuko ndi kureba hari icupa mba na mahoro mfite kandi mbivuge nubwo ndi kuri ku mikoro ushaka inzoga. Iyi nta mahoro mfite. Ni ukuvuga ngo jewe abantu umuntu rwose mujye munangira n'inama mugahutire kunuka ejo murankunda uyu munsi mwanyanze ubundi mwebwe bite byanyu. Shimira n'abantu bo mu ntara ntavugiye kuri kamera ndabizi bazabibona baragukurikirana kandi bifuza guhura nanjye ni karibu. Muzaze murebe Farida wanyu wo kuri kamera n'uw'inyuma ya kamera muzambwira. Kandi abandi twahuye ndabashimira. No kuwa gatanu nahuye n'abantu ntago nabikubwiye naraguhisha. Ubwo rero mukubita pasi z'abantu bakugurira ikinyobwa shaho uyitemo nibagera. Nakubiza ikintu bisaga kwavu. Rekera kuturatira ntago twasangiye nawe. Reka dusoreze swasura ubutaha.